Muraho neza ndabasuje cyane mbashimira ukuntu mukomeje kuma feedback nziza abantu bose muri mu Rwanda hose mu Rwanda mu Burundi muri Amerika hano hose ndabasuhuje kandi abashimira uburyo munyohereza message mu encouragement. Uyu munsi rero nako iki cyumweru cyose niyemeje gukora kuri fashion gusa. Murabibona ukuntu nambaye. Murabibona nambaye ijipo ndende y'umukara n'agapira k'umukara. Uyu munsi rero hari abantu bari bansabye kubereka uburyo ngewe ku giti cyanjye niko mbigenza, nawe ushaka kuba ufite uburyo bwawe, ariko ngiye kukwereka uburyo iyi jipo ndende nyambara ku bintu bitandukanye. Nkashobora kuba namara n'icyumweru nambaye ijipo imwe ariko umuntu duhuye atabikeka. Iyi ni style ya mbere muri kubibona. Ya mbere ni iyi, kwambara ijipo ndende bisanzwe ugashyiraho agapira k'umukara n'inkweto z'umukara, muri kubibona bisanzwe. Ubu ni uburyo bwa mbere ushobora kwambara ijipo yawe ndende y'umukara. Ibi bintu ushobora kubyambara ugiye gusenga, ugiye gusura abashuti bawe. Ngewe ndi kubabwira uko mbigenza, namwe nyine muzajya muhitamo uko muzajya mubigenza. Gusa uku niko nkunda kuyambara mu buryo bwa mbere. Noneho uburyo bwa kabiri rero. Uburyo bwa kabiri mfata akantu karekare, nabibona nkagerekaho. Kubibona kanze niyegereze ni sentire. Noneho ahangaha ushobora kubyambara gutya. Impamvu nahisemo kubereka iyi style rero nini y'abantu babyibushye. Nagerageje gufatira ku mpande zose. Unanutse wayambara, ubyibushye wabyambara. Ni ukuvuga ngo nashyizeho agapira koroshye kugira ngo nyine uramutse wumva ubyibushye ntago wakwirirwa ugira ikibazo. Rero ukagerekaho na kano kantu nageretseho. Ushobora kugafunga, ushobora kubyambara gutya. Murabibona ukagenda. Noneho ku bantu bananutse rero ushobora gufata sentire ngiyi. Uyu munsi ndakoresha kano k'umuhondo, ukazirika nk'uko nguko ndi kubigenza, ugashyiraho. Noneho murabizi ko iyo umaze gushyiraho sentire uyijyana ku ruhande. Murabibona ubu ni ubundi buryo ushobora kwambaramo ibi bintu. Ushobora kubyambara rwose ugiye no ku kazi. Ibintu biriyubashye, biri class. Ushobora no kubyambara ugiye mu bukwe pourquoi ufite n'agasakoshi kawe. Ubu ni uburyo bundi nambaramo iyi jipo. Murabibona. Ariko n'umuntu ubyibushye iyo ushyize agasentire mu nda mbona bigaragara neza, nawe wabikora. Hanyuma rero reka mbereke uburyo bwa kabiri. No, ubwo ni ubwa gatatu. Icyo gihe noneho nkoresha ikoti. N'aka ngaka ndakagumamo. Ni ukuvuga ngo icyo nkora ni ukwambara ikoti, nkagerageza kurihina amaboko cyangwa kuyazamura bitewe. Hano naberetse ikoti rimwe mfite kano kanya, ariko wowe ushobora kuba ufite n'irindi riteye ukundi. Noneho ugashyiraho ikora ryawe neza. Aha ni cya gihe wenda n'urugero urashaka kwambara gutya, wenda ashobora kuba hari buze kuba hakonje, ariko kandi urashaka ko abantu bose batabona ko uhora wambaye ijipo. Ushobora rero guhita ufunga bino bipesu. Ifite ibipesu hano imbere, ukabifunga then ukarenzaho ikoti ryawe. Ushobora kubigenza gutya. Noneho ushobora guhita ufata sentire ukarenza ku ikoti. Mu by'ukuri ibi bintu ni byiza cyane, ndanabikunda kubyambara kenshi gashoboka, kubera yuko mba nambaye nk'imbere, mba nambaye mu dushati tworohereye, twombi turoroshye, then nkarenzaho ikoti. Kandi ntibimbuze ko bisumbana gutya. Ukuntu bisumbana nyine niyo style mba numva nakunze. Murabibona n'inyuma ni gutya bimeze. Ibi bintu umuntu wese, waba umukobwa waba umudamu, ibi bintu wabyambara. Hanyuma ikoti ugerageza kurizamura, ntago uryambara rigize, ntago uryambara rimanuye.
voilà muri kubibona n'imisatsi nubwo nayifunze we wayifunga ukundi bitewe n'ahantu ugiye no kuyifungira inyuma ni byiza cyane kuri iyi style kuko bituma biba classe cyane nizere ko iyi muyikunze rero reka mbereke ibindi nabyo nkunda kwambara kuri iyi jipo ndende icyo gihe murabizi mwese mumaze kubimenyera nkunda kimono kubi ariko namwe ndazibashishikarije voilà iyi ni favor style yanjye reka mpindure n'inkweto nkunda kubyambara kenshi yaba ku makanzu magufi yaba ku jipo ndende ariko kandi nko ugiye nko gusura nk'ababyeyi ibi bintu ukabyambara uba wambaye neza voilà ubu ngiye gukoresha iyi ngiyi kimono ni kuri ya jipo style n'agapira nuko nguko mbigenza murabibona kizeho iyi kimono nkabyambara gutya murabibona ukuntu ari byiza ukaba wiyubashye nashyizeho n'inkweto yenda gusa ifite ibara rimeze nk'iryo muri kimono agapira ni kandi n'ijipo ahangaha ndi kuberekera hanze wowe mu nzu iwawe icy'ingenzi ni ukubona uburyo butandukanye ijipo wajya uyambara kandi abantu ntibibaze guhora mu ijipo imwe muri kubibona uko bimeze hanyuma style yindi igiye kubereka kuri iyi jipo noneho ni simbizi cyane cyane abakobwa ariko hari n'abamama mugira udukwire rero ku majipo maremare ni twiza cyane voilà nibi nabyo wabyambara murabibona ukuntu ari byiza bimeze neza birasobanutse ushaka kubyambara ugiye gusenga ushaka kubyambara se ugiye ku ishuri ku banyeshuri ushaka kubyambara iminsi yawe nyine wiri relaxe nyine ubasha no gufunga n'isawa utabibasha ukakambara gutya ukigendera uri kubibona ndaje rero mbereke ijipo nayihinduye ikanzu nabyo ndabizi neza murabikunda ngiye ya jipo yanjye rero noneho uyu munsi ndayihinduyemo ikanzu aha ni ku muntu ubyibushye ariko ushaka kuyihinduramo ikanzu ubwo ushobora guhita wenda ushyiraho agakoti nuko nguko wabigenza tout simplement kambaraho agakoti hano ariko ni cya gihe nyine udashaka kugenda nyine nubwo wazirase ushyiraho agakoti gutya ukigendera hano ni ku muntu wenda uri muniniho naho rero ku muntu mutoya ushyiramo sentire gutya uyu munsi nakoresheje umutuku kubera n'inkweto nambaye ni umutuku muri kubibona ko rwose uba wambaye neza voilà ubu rero noneho ngiye gushyiraho iyindi kimono mbese ikimono n'ikimono muri iyi si voilà niba inkunda rero kubyambara ni ya jipo yanjye ariko kandi nahinduye nambayemo nshyiramo na sentire y'umukara mumaze kumenyera mwese ndenzaho iki kintu ushaka iki kintu ushobora kucyambara amaboko ushobora no kugira gutya byaterwa na okaziyo urimo n'aho uri n'abo muri kuganira muri kubibona ubu rero ni ubundi buryo ushobora kwambaramo ijipo yawe ndende ukayihindura ikanzu ukongera ukayambara uko uhindura sentire n'uko uhindura inkweto n'uko uhindura ibyo ushyiraho bituma wa mwenda wawe ugira iyindi valere rero iyi style ya nyuma ngiye kubereka noneho iyi jipo nayikozemo agapira ndaje nabyo mbibereke murabibona aha rero ya jipo yanjye niyo imbere agapira muri kubibona nambaye iyindi jipo ndende ariko mo imbere harimo ya yindi ariko nashaka kwera ko
iyo hari nk'izuba n'urugero kandi nshaka agapira gaciye amaboko nta kundi nabigenza, rero mfashe ya jipo yanjye nyihinduyemo agapira ngerekaho iyindi jipo, noneho kugira ngo nkomplete nyine look mfata n'akandi ka kimono gatoya gatoya ndenzaho juste kugira ngo bimere neza. Murabona ko ibi bintu rwose umuntu w'umubyeyi, umuntu w'umukobwa ushaka kwambara ibintu byiyubashye, ibi bintu wabyambara ukajya aho ushaka kujya. Uri kubibona? Ngaho rero ntihazagira umuntu uvuga ngo ese ngo ijipo nayikoresha iki, byagenda gute? Ngiyi ndabiberetse, abantu mwari mwarabisabye, nizere ko iyi video iri bubashimishe kandi cyane. Hanyuma rero muzanabikore, munyohereza amafoto nk'ukuntu muri kujya mubimbwira, mubinyoherereza, mumpamagara, mumbwira feedback. Nizere ko iyi video iri bubashimishe mwese, abamama, abakobwa, abapapa, namwe ndaje nzareba uko mbigenza, ariko pour le moment nizere ko ibashimisha. Ndabashimiye cyane uburyo mukomeje kubana nanjye, nibutsa abantu mutarakora subscribe, please mukore subscribe kuko ibintu mbafitiye ni byiza cyane. Ntago ari imitako gusa, murabibona ko na fashion irimo, hari n'ibindi byinshi kandi hari n'ikindi mushaka kumenya mwambwira nacyo nkazakibakorera. Murakoze cyane rero, mukomeze kugira ibihe byiza, naho gutaha. Imana ibahe umugisha.